Bakunzi ba IHOZA TV turabasuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha. Rero nkuko mubimenyereye twiyemeje kubagezaho amakuru y'ibyururutse imitima, tunashaka abatumirwa beza badufasha kugira ngo abantu barusheho kugubwa neza. Muri urwo rwego nkuko mubibona rero kuri kamera za IHOZA TV turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuntu w'umugabo nawe azi kwivugira. Nabwire abaduteze amatwi. Karibu. Murakoze cyane, ndabashimiye badukurikiye mwese ndetse namwe munyakiriye kuri TV izabisohoza. Imana igahana umugisha. Nitwa EV.Vedaste Imana, umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Turakwishimiye, tunejejwe nuko wemeye kuganira natwe. Duhuye murimo mugenda. Murakoze kuduha aka kanya. Imana ibahe umugisha. Hari ikibazo twari dushatse kubabaza nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza. Twagira ngo tubaze iki kibazo. Muri ibi bihe abantu benshi bahangayikishijwe n'ubuzima, imibereho igoye, nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu ujya ubwira abantu iby'Imana akababwira ibyurutse imitima, ubibona ute? Watangariza iki abaduteze amatwi kuri IHOZA TV? Murakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza ariko kandi kinoroshye. Hari uburyo bwo mwiyobokamana, rimwe no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Abantu bafite ibibazo, hano bafite ibibazo byinshi by'ubuzima by'ejo hazaza, ariko Bibiliya itanga ibisubizo byinshi, kandi Bibiliya ibitanga ibisubizo mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Reka rero nse n'utanga ibisubizo bikeya, wenda ubwo nitubona undi mwanya kuzongera kuganira, tuzicara tuganire, dutanga ibisubizo dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ubuzima abantu barimo ni bwiza, ariko kandi buragoye. Abantu benshi barahangayitse, abantu benshi barara badasinziriye, abandi bakirirwa barushye, ariko nibyo ariko aricyo Bibiliya bivuze. Dufite ingero nyinshi. Imana yo ntabwo ibi bihe bitera ubwoba, niyo nyir'ibihe. Imana niyo nyir'ibihe, cyane cyane ku bantu bakuru, abantu bizera, abantu basenga, abantu bakora, abantu bafite amaboko, abantu bafite amaguru, abantu bariho. Ntabwo bakwiye guterwa ubwoba nuko bariho ngo ejo bizagenda bite, ahubwo bakwiye kwibaza nyuma y'ubu buzima hazaba iki, kuko umuntu amenya uko yakuze ntamenya uko yavutse. Basore, reka nkubwire, ntabwo ari igihe umuntu avuga ngo navutse gutya, ntabwo bizi. Nta muntu n'umwe uri ku isi uzi uko yavutse, ariko arabibwirwa. Ariko umuntu amenya uko yakuze. Uko rero imikurire y'umuntu igenda ibaho, nibyo bikwiye kumuha experience y'uko akwiye no kubaho. Uko wabayeho ni fondasiyo y'uko uzabaho. Amen. Uko wabaye utabizi ukisangaho, bikwiye kugusunikira gutekereza uko ejo uzabaho. Nta muntu n'umwe ugira amahitamo y'uko azabaho, kuko ushobora gutekereza uko ejo uzabaho ntuhageze, ahubwo ukwiye kwibaza ngo nzapfa nde. Uko wabayeho uriho, urongera kwibaza uko uriho, uko uzabaho kandi uriho. Icyo kintu nta gisubizo na gito wabona. Niyo mpamvu abantu benshi barwara imitwe, abantu benshi bakarara badasinziriye, abantu benshi bakiyahura kwibaza ngo ejo. Bibiliya yavuze ngo ntimukiganyire mwibaza iby'ejo, kuko ibyo byose bizwi na Kristo n'Uwiteka. Ahubwo dukwiye gutekereza ngo tuzapfa gute. Isi twayigezeho byararangiye. Waba umukristo, waba udakijijwe, uko uri kose wayigezeho byararangiye. Ikintu gisigaye ni kimwe, ni ukuyivaho. Ahubwo abantu bakwiye kwibaza ngo nzava ku isi gute, nzagenda ndindi ngicyo. Ariko kandi bitakwiye gutuma turangara ngo twe kwibaza uko tuzamera. Ntabwo naca abantu intege, ariko mu buryo bw'umwuka abantu bakwiye kwibaza ngo tuzava ku isi gute. Yobu yaratanze igisubizo rero. Yobu igice cya mbere 21, ndetse iyo duhereye hejuru tubona ukuntu ibintu byose byarangiye, ariko Yobu agatekereza uko azayivaho. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ari ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimbaye, Uwiteka niwe ubitwaye, ngo izina rye nirishimwe. Amen. Iryo jambo yatuye, nta sezerano na rimwe yari afite. Nta Mana yarigeze imubwira ko uzamushumbusha ibyo abuze, ariko yaravugaga ngo narabibonye byararangiye. Ni nayo mpamvu nkamubwira ikibazo abantu barwana.
abantu barwana intambara yo gukena. None ugasanga n'abakene nabo bibeshya bishuka barwana intambara yo gukena kandi batarigeze bakira. Igisubizo cyo gukena ni ukubura ibyo wahoranye. Igisubizo cyo gukena ni uko hari ibyo wari ufite ukaba utabifite. Utabifite se ararwana intambara yo gukena ati ntabwo akwiye kurwana intambara yo gukira. Ntakwiye kuvuga ngo ni umukene. Ubundi umuntu udafite icyo afite ntacyo abura, ntacyo ahomba. Hahomba umucuruzi, hahomba umuntu wagiye ufite ibintu, ariko umuntu utarabyigeze ibyo bintu birenda bigiye kumuvangirira. Akwiye kurwana intambara yo gutera imbere, akwiye kurwana intambara y'ubukene. Ibyo bintu abantu barabyitiranya ngo bavuga ko nzakena. Wakennye iki se wigeze ugira? Aho hari igisubizo gikwiye kudatuma umuntu atakaza ibyiringiro, ahubwo akarwana intambara yo gutera imbere. Uyirwana gute rero? Ni mu bitekerezo gusa n'intambara zose zibera. Abantu bafite ubuzima koko, abacuruzi, abakozi, abahinzi, aborozi, buri muntu wese mu rwego rwe afite ibyo arimo ahangana nabyo, ariko ntabwo dukwiye gucika intege kuko umuntu yisanze ku isi. Reka nkubwire ikindi kuri iki kibazo mbajije. Mu by'ukuri reka tubwire abantu baduteze amatwi, abatureba, abatwumva, umuntu wese ntase n'usubiza amaso inyuma gusa nk'umunota umwe arebe ibintu Imana yagiye imunyuzamo cyangwa se ibyo yanyuzemo. Nashaka ndizere ko ari Imana yabimunyujemo, arebe imbaraga z'undi muntu zamunyujije, ariko narebe inzira n'urugendo rurerure, ibikomeye, urupfu, akaga Imana yagiye imugobotoramo ikamuhandura muri ibyo byica nk'uko umuntu ahandura ivunja. Uyu munsi akisangaho, none arimo aratekereza ngo ejo nzabaho gute? Banza utekereze imbaraga zakuvanye mu byaguhize. Banza utekereze icyakurinze gukorwa n'isoni mu gihe zari zendaga kugukora. Banza utekereze icyagukije rwa rupfu mu gihe rwari rwagusumiye. Izo mbaraga reka ntaho zagiye, nta muntu n'umwe ushobora gupfa igihe kitageze. Abantu biterwa ubwoba n'urupfu rurimo ruhunahuna. Reka si bwa mbere Imana ikiza abantu urupfu, si n'ubwa mbere kandi rwigezayo. Igitumye ugihumeka kizaguteza n'intambwe. Kandi reka mbabwire kubizera, nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi w'Imana waretswe. Icyo cyonyine. Imana ntigireka abantu bayo. Pastor, ntabwo Imana igireka abantu bayo. Ari abantu bane Imana ishyira ku mutima ikabazirikana iteka. Umuntu wa mbere ni impunzi. Iki kintu cyarantangaje cyane. Impunzi mu buzima busanzwe nta mpunzi yitwaza inzu, nta mpunzi ihungana inzu, ariko aho igeze ipfa kwitwa impunzi gusa. Amahanga, amareta, amaguverinoma aviyahoze ava kure akazanira impunzi inzu. Haleluya. Impunzi ntiyitwaza robine, amazi, ipfa kugira yigeze amashitingi, amamodokari bayuriza indege, agasanga impunzi ahantu iri bakayizanira amazi. Nta mpunzi yitwaza ishuri, ikigo cy'ishuri, ipfa kwitwa impunzi. Imana ikora amareforo yose ikayizanira ikigo cy'amashuri. Nta mpunzi yitwaza ibitaro, ariko abantu bamenye ko Imana igifite imbaraga. Ibintu byatuvanze ntibamenye ko turi impunzi. Turahunga iki? Turahunga icyaha twegera Imana. Imana rero duhungira. Dawidi yaravuze ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi bikaruta guhungira ku bakomeye. Guhungira ku Mana hari ibyangombwa ibyo ari byo byose. Hari shitingi, hari imiti, hari ibigo, hari ibiryo. Nta mpunzi ihungana ibiryo, nta mpunzi ihungana amasafuriya. Abantu ntibamaze bamenye ko mu ijuru hari Imana. Icya kabiri, umuntu wa kabiri Imana yitaho ni umusuhuke ufite ahava akaba afite n'aho ajya. Nasomye Itangiriro, ibintu biranezeza cyane. Nasanze bene Yakobo bahunze ari abantu 70 ngo Imana ibateganyiriza ahantu bazajya. Baragenda batuzwa i Gosheni. Uhabaga ibintu 7 tuzabisubiramo nituza. Ariko ngo ibyo bintu 7 nibyo byatumye abantu bahimuka. Banyiraho Imana ihatuza abasuhuke, kandi ngo bahageze Imana ibakorera ibintu 2 bitangaje. Irabagwiza, iranabakwiza. Reka mbwira abantu bari mu buzima bukakaye, bubabaje, bwabahagaritse imitima, ko Imana ifite ubushobozi n'imbaraga byo kubaremera gakondo. Nta mucamanza yibahaye. Imana ikabashakira ubuzima, irabashaka.
irabushaka ubwayo. Yabwiye Dawidi ibintu bine, irabwira ngo nzagushakira ahantu hagutuze uhature, haba ahantu hawe bwite, ngo abanzi n'abanyarugomo ntibazongera kubuza nk'ubwa mbere. Icya kabiri aramubwira ngo nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Ibyo ntibisaba kubisengera, bisaba kuba uri mu mugambi w'Imana. Imana irabiguha. Iramubwira ngo icya gatatu, sinzemera kupfa nk'inshike. Iryo ni isezerano ry'Imana riri muri Bibiliya. Sinzemera kupfa nk'inshike utarankoreye. Nzatoranya mu bana uzabyara, nzabahagurutsa mu gihe uzaba utakiriho. Uzi ko amasezerano adukurikirana akagera no ku bana bacu. Mwihagarika umutima abantu badukurikiye. Nzatoranya umwana uzabyara, nzamukomereza mu bwami bwawe. Icya kane aramubwira ngo kandi ku ngoma y'umwana wawe nzatanga ihumure. Kandi ngo niba nanshumura abana bawe nzajya mbanisha ibihano bito bito nk'iby'abantu. Abantu bahagaritse umutima, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Umuntu wa gatatu Imana yitaho rero ni imfubyi n'umupfakazi. Abo b'Imana yarabivuzeho by'umwihariko, yaravuze ngo ni ingese w'imfubyi. Ubu imfubyi zifite ikibazo kivuga ngo ba papa iyo babaho, ba mama iyo babaho, iyo ngira muyomba, iyo ngira reka da, vana umutima kuri abo baragiye kandi bateze kugaruka. Ariko mu ijuru hari Imana idapfa, mu ijuru hari Imana itagenda, mu ijuru hari Imana idahararuke. Niyo data wa twese, niyo data wa twese. Amen. Ni se w'imfubyi. Cya kabiri ni umurengezi. Iki kintu reka tubisobanure batumva, ntabwo Imana ari umugabo w'abapfakazi, ahubwo iri hejuru yo kuba umugabo. Ni umurengezi w'abapfakazi. Abantu rero bahagaritse umutima ngo ngende umupfakazi, iyo umugabo angeza kuba abagiye mu kazi. Imana ni umuremyi, ni umurengezi wawe. Mubyeyi uduteze amatwi, wowe wihebye uhagaritse umutima, Imana ni umurengezi wawe, ni umurengezi w'abapfakazi. Umuntu wa kane rero ni umukene ariko ufite umutima ukiranukira Imana, ngo ugahindushwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Uyu muntu tw'umukene, Imana hari ibintu igimukorera. Icya mbere ni ukumutekerereza. Imana iramutekerereza. Imana ishimwe. Ibaze kuba mu buzima bwo gutekererezwa n'Imana. Imana se yagutekerereza nabi? Imana se yakwibwira ibibi kuri wowe? Imana se yakurebera nabi? Icya kabiri, Imana iramugendera umukene. Imana iramutekerereza. Icya kabiri, Imana ikamugendera, kuko niyo Mana ibereye hose icyarimwe. Iramugendera. Hari umukene atakomanga, Imana iramukomangira. Icya gatatu, Imana iramuvugira. Niwe muvugizi w'abakene, ni Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge rero ku kindi kintu kimwe kugira ngo dusoze iki kiganiro twari duhuriyemo. Ariko Imana ishobora byose. Hari igihe abantu batekereza ngo bazabaho gute, ngo ibiciro, ngo ibihe, ngo izuba, ngo imvura, ngo amahanga, ngo intambara. Reka tubabwire ngo be guhagarika umutima. Icyateye ijoro ryakeye gucya kirakesha niri. Icyateye ijoro ryakeye gucya kirakesha niri. Wabibwirwa n'iki? Ni Imana. Abantu bose nibafana imitima hirya. Icyatumye udapfa mu gihe cyo gupfa kizakurinda no gukomeza kudapfa mu gihe urupfu rwaje, kuko ibyo byose biri mu biganza by'Imana. Nta muntu n'umwe wakurinda, ariko Imana irinda Abisirayeli maso ntigisinzira. Imana niyo murinzi wo kwizerwa, izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira. Ubu dukomeje abantu kandi tubabwiye ngo nibihangane, nibakomere, nta joro ridacya, nta mvura idahita. Ariko bene data, babyeyi, bagabo, bene data mungurikiye, bantu mwize, bantu mutarize, aho mutuye mu mahanga atandukanye, mu bihugu bitandukanye, ni izihe mbaraga, mu buhe burinzi bwabanye nawe mu gihe cyari gigukomereye cyagiye? Ninde muntu wabigizemo uruhare akakubuza gupfa? Reka mbabwire, abantu bavura indwara zikomeye bo zirabahitana, kandi batabishakaga, kandi ntacyo batakoze. Icyakurinze wowe ibyica abandi ntibikwice, ibibahitana ntibibahitane, indwara z'ibyorezo zikagusiga, uri mu bitaro byaguyemo abandi wowe ugasigara, inzara ntikwice kandi ukajya gushyingura uwishwe nayo. Ni izihe mbaraga zakurinze? Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto avuga ngo bene data, ntidushaka ko mutamenya amakuba n'ibyago byatubereho muri Aziya, ngo twararemerewe turiheba, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa rwose, ngo ariko iyo turokoye urupfu rukomeye
cyo nanone iracyaturokora Amen. kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ngiri humure dutanze abantu be guhagarika umutima, nibiringire Uwiteka, nibakomere, be gucika intege, be kunanirwa, be kwanduranya, be kwiha rubanda, be kwihisi, nibaturize Uwiteka. Uwiteka azabagirira neza. Imana iguhe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatabare mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Murakoze.